Yes, iyo tuvuze Pi network abantu benshi imitima irahabuka, abantu benshi imitima ishobora gusimbagurika, abantu benshi imitima n'ibiri hamwe, ariko ndakubwira yuko Pi network anytime izaba yindi uzabyuka usange uwari boss yahindutse umukozi, uwari umukozi yahindutse boss. Yes, kuko abantu bazagura amakampani baguye na ba boss babo, cyaza boss witwaye neza bazamugira manager. yes no kuvuga ngo ikintu twakubwira no kuri Pi network nuko ukuntu bigenda bihindagurika umunsi ku munsi. Ungiye kujya bihera update now. KYC barakubwira ngo my net migration deadline is now February ku tariki 28 nibwo rwose nayita launch yabo izaba. Bari bavuze ko 31 z'ukwezi kwa mbere, abenshi murabyibuka rwose neza cyane, ariko ikintu cyabiteye basanze hari abantu batari basoza ama KYC, abantu benshi bagifite ibintu by'ibibazo, batanga ukwezi kose ko kugira ngo abantu tubanze dukosore ibitaragenze neza, aho wibeshye ibintu mbega bitari ku murongo byose tubanze tubishyire ku murongo, kuko hari nk'abantu bari bafite ikibazo cya ama passphrase yabo, nabo barimo baragenda babitunganya umunsi ku munsi. Niba nawe utaragira KYC, gira vuba rwose, iminsi itakurangirana, iyi minsi isigaye, kuko ubu tuvugana dusigaje iminsi rwose ibarirwa ku ntoki. Ni ukuvuga ngo icyo usabwa gukora KYC, kora buri kimwe cyose, iyo passphrase yawe yibike neza ahantu hibanga. Ikindi kintu mugomba kwitondera, izo passphrase zanyu muzitonde, abantu bazibika ku ma Facebook, abantu muzibika ku ma email, abantu muzibika ku ma WhatsApp, abantu muzishyira ahantu mwiboneye kuri social media. Ndakumenyesha yuko anytime bashobora kuyikwiba. Kubera yuko hari abahaka benshi birirwa bazengurutsa uduskaneri twabo, tirwa duskana. Iyo kabonye akantu nk'akariya bahita bagasimbukana. Rero ikintu wakora nk'inama nakugira, ko hari umuntu ugeze kumbwira ati passphrase ye rwose yarayibuze, nta kundi banayimuhinduye kugira ngo wemere neza. Kuvuga ngo umuntu uyirangarisha gatoya baragukosora. Ikintu ugomba gukora ni nimba washyizeho kuri email, kuri Facebook, kuri WhatsApp, ahantu hariho hose wizeye, wihizeye 100%, icyo ugomba gukora ni iki: fata iyo passphrase yawe ya code nyine tushyiramo hahandi ugiye kureba kuri wallet, hanyuma ugende wongeramo utundi tuntu, ariko utwo tuntu wongeramo uzamakinge sure kutwibuka mu gihe ugiye gukoresha passphrase yawe. Ujye ukora iki? Ujye udukuramo. Yes, iryo ni ibanga rikomeye cyane. Ikindi kintu ushobora kukubwira ni ku bantu kuri bambaza bati ese lockup bimeze bite, harimo n'abatazi kuyikora. Abatazi kuyikora twagiye uza ahangaha, hari tuno tudomo dutatu ugakandaho, ukaza hano kuri mainnet, kugira ngo urayireba, ugakanda kuri mainnet, ugategereza, hanyuma ukareba ese hano bihagaze bite, ukareba kuri configure lockup, urayireba ahantu iherereye, warangiza ukaza kuri configure lockup. Hanyuma hano nukuvuga ngo rero bimeze biti, hano hari lockup percentage, hano hari na lockup duration. Nukuvuga ngo umuntu uzashyira muri after 3 years, muri 3 years ahangaha, nukuvuga ngo bisobanuye iki? Ahangaha muri 3 years yago murahareba hano hirya. Nukuvuga ngo ahangaha biramutse bikunze ko hari ikintu Pi network hari ikintu yagira, ikintu inageraho abantu, wowe wemerewe kuba wagira icyo zikoresha izo Pi zawe muri iyo myaka 3. Cyiza rero no gushyira muri
2 weeks. Ahangaha ngira ngo murebera ukuntu ugiye ahangaha bimeze, nawe niko ugomba gukora iki, niko ugomba kubikora. Hanyuma iyo umaze kubyemeza ukanda hano kuri increase commitment, ubwo uhita ubyemeza. Reka tugaruke noneho kuri abantu mureba se mfite ngo jyewe ngo mfite payi ngo 1000 ngo mfite payi ibiki n'ibiki, izabaye ngo unverified ngo ni izi transferable ngo ni izi ngo zabaye migrated. Ukiyumvisha ko izabaye migrated arizo ushobora kuba wahemberwa. Oya, reka turebe noneho ugomba kuba wahemberwa ziri kuri balance yawe. Tuzaza ngaha hari migrated to mainnet, ukandeho kuri view wallet. Abantu rwose ikibazo mukomeza kumbaza, reka nyibasubirize rwose mu buryo buri clean. Yes. Umuntu rero utarakora subscribe, kora ukazogera rwose, twikomereze. Nimero ndaza kwishyira hasi, muzagera mumbaza ese bimeze bite ku bapayiniya mwese. Yes, kuko inkuru zashyushye, ibintu byashyushye rwose. Ibintu bigenda biza mu buryohe rwose. Ariko nanone ikintu nababwira, iyi Pi network izarikora. Hari umuntu twahoze tuganira ku munsi w'ejo avuga ati inyamara iyi Pi network abantu ayo mafaranga aramutse aje, hari abantu bashobora kugira ihungabana. Dore umuntu wa mbere uzagira ihungabana ni nka mushuti wawe wirwaga umayininga akurebera, iwe yaranze kumayininga. Uwo muntu ashobora kuziyahura abonye amamiliyari ufite. Undi muntu ushobora kwiyahura cyangwa agahungabana ni umuntu wabigiyemo akanga kubikomeza, akabica amazi, ukayora amamiliyari yawe areba. Uwo ni uwa kabiri. Undi muntu wa gatatu ushobora kugira ihungabana ni umuntu utarakoze KYC, ni umuntu utaratanze imyirondoro ye yuzuye. Uwo muntu ashobora kugira ihungabana, ni nawe ushobora kugira ihungabana rikomeye cyane. Icyo usabwa rero uzuza ibisabwa byose hakiri kare. Reka twikomereze noneho. Ahangaha hari ushobora gukoresha passphrase agashyiramo ya mibare 24, cyangwa se ugakoresha fingerprint, ngira ngo murahareba. Hanyuma ubwo noneho ikintu ugomba gukora ni iki? Iyo umaze kuyikoresha fingerprint, ubwo butegereje bikaza, ukareba se bihagaze biti. Yes, nizere ko wamaze gukora subscribe hasi wakojejeho rwose, kugira ngo tujye twijyanira. Kwinjiramo noneho ahangaha neza hari izo bita available balance. Kugira ngo ahangaha muri hera ijisho namwe kuri available balance. Ntabwo ari ngombwa ngo mujye mubona izacu, nyine ntabwo ari ngombwa cyane, ariko wowe icyo urimo kureba ni iki? Ni ahangaha kuri available balance. Izi ngizi nizo bahembera, nta kindi kintu bashobora kuba bahembera. Hanyuma noneho hari igihe ziba zitari zaba moved. Hano hasi genda zireba, urabona hano hari izi ngo new, urabona hano hari zirokinze nizo bafunguye. Ahangaha rwose wazireba. Ni ukuvuga ngo wowe iyo zidafunguye urazifungura rwose, nta kibazo. Yes, abo ni abantu bakomeje kwibaza bati se twazibona gute, byagenda bite? Yes, ni uburyo rero ushobora kuba wakoresha. Noneho abantu mutari mwakora ama KYC muyakore. Akandi kantu k'ubwenge nshobora kwibutsa nuko imyirondoro yawe, muyitondere. Ikintu cy'imyirondoro cyo mukigendemo rwose neza cyane, muracyitondere. Muracyitondere pe, cyitondere cyane, mugende gake gake. Icyo bisobanuye ni iki rero? Ku myirondoro, abantu mufite amazina kuri Facebook, reka mbibiri ibanga, ugasanga ufite amazina atandukanye n'ari kwirangamuntu. Tuvuge witwa Turatsinze, hanyuma kuri Facebook yawe wenda wiyandikiyeho wenda Tiger.
ni ukuvuga ngo iyo tayiga yawe rero ishobora kuzagukoraho umunsi umwe. Inama nakugira ni uko amazina ari kuri Facebook wayahuza n'amazina ari kuri KYC yo wujujemo ari ku irangamuntu yawe, kuko hashobora kuvuka ikibazo ugasanga rya zina washyize kuri Facebook rikubereye ikibazo. Yes, nyine turatsinze wawe. Make sure that you subscribe on this channel. Subscribe on this channel. Yeah man, kugira ngo tujye twikomereza twiganira cyane ku biganiro bitandukanye. Uyu munsi nahisemo kugukorera kuri Pi Network. Ndi turatsinze wawe, reka tugaruke.